muraho neza, muraho, muri amahoro, murashima Imana. Nongeye nagarutse kubereka utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi wa none ngiye kukwereka my friend, ngiye kukwereka akantu k'ubwenge, ubundi numara kugakora uzanshimira nyuma. Ewana, uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire, ngiye kukwereka application y'ubwenge ukwiriye kuba ufite muri telefone yawe. Ufite za application za app za Snapchat zaki ariko nta n'umumaro zidufitiye. Umunsi wa none rero ngiye kukwereka application y'ingenzi, nimba uyifite ni sawa, nimba utayifite uhite wihutira kujya kuri Play Store uyidawunirodinge. Iyo application ni iyihe? Iyo application unyarukire kuri Play Store uyidawunilodinge. Nokanda ni application nziza kabisa, ibasha kugufasha kohereza, kugura, kwishyura ndetse n'izindi serivisi zose ushobora gukandaza akanyenyeri. Iyi application irazifitiye, reka tuyikandeho turebe. Uyu munsi wa none tugiye kwiga uburyo ki umuntu ashobora kuyikoresha yohereza amafaranga. Urayifungura bisanzwe, then utegereze kabisa. Icyo mbasaba ni ukujya musharinga izi video z'ubwenge kugira ngo abantu bose babashe kumenya utuntu n'utundi. Yes, uyu munsi wa none murabona ko ifite ibintu bigiye bitandukanye: mobile, MTN mobile money, MTN airtime and internet, Airtel money, Momo Pay. Urabona ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none reka tugiye kuri MTN mobile money, turayikandaho. Nitumara kuyikandaho urabona ko ushobora kohereza amafaranga, Momo Pay, kugura umuriro, kwigurira amayinite, fagitire y'amazi, WASAC, kwishyura by Canal Box, internet, serivisi za banki, kureba amafaranga usigaranye, ifatabuguzi rya TV, imisoro n'amahoro, Pay, Airport, yes, n'ibindi byinshi, serivisi z'irembo, byose urabona ko ni serivisi nyinshi ifite. Uyu munsi wa none reka turebe uburyo ki ushobora kohereza umuntu amafaranga ukoresheje iyi application yitwa Nokanda. Yes, ndaza hano nkande kohereza. Yes, kohereza. Urabona ko bahita bambwira ngo andika nimero y'amafaranga. Hano shyiramo umubare w'amafaranga, wenda faragise kudushyiramo sekisa. Hano bahita batubwira ngo andika nimero iyo usanzwe uyifite muri kontakiti zawe cyangwa se mu bantu bari kuri simukadi yawe, wikandira hano kuri aka gashushanyo. Yes, reka dukandeho. Then urabona ko bahita bakugeza mu mazina. Tuvuge uyu munsi wa none ndifuza wenda guha amafaranga uyu Alex, kandeho. Urabona nimero yiwe ihitizamo tayari. Rero ushobora no kubika iyi telefone. Urabona uyu Mamaganza ndetse na Mads ni abantu nagiyemo amafaranga nkoresheje iyi application. Noneho ushaka kubika uyu Alex nawe nahita nkora hano. Yes, nkabika noneho ushaka kumwongerera amafaranga bari buze kumukata, nabwo nahita nkanda hano, amafaranga bakaza nkayashyiraho bari buze kumukata. Reka uyu munsi wa none twemeze turebe. Emeza. Yes, bari kukumbwira ngo sevinge. Yes, turategereza mitemo simukadi. Sorry, nongera nemeze. Reka ngusubiriremo kugira ngo ubashe kubibona neza. Twaje hano rero kuri MTN turebe serivisi zaho, twazibonye zose. Tugiye ahubwo kujya kohereza amafaranga. Hano kuri rimwe kohereza urashyiramo umubare w'amafaranga nk'uko mu kanya twari tubikoze, 500. Hano ushaka wakwandika nimero 07 wenda, ariko kuko nsanzwe nzifite muri kontakiti zanjye ahubwo ndaza nkande kuri aka kantu. Yego, niko twabikoze. Yego, nkande hano ku banjyane mu mazina.
tuvuge ndashaka koherereza uyu Alexis, yes, urabona ko nimero ziwe zihita zizamo. Twabonye iyo ushaka kubika cyangwa se kongeraho amafaranga yo gukata, ukanda hano ongera amafaranga yo kubikuza cyangwa se gukata. Okay, yes, noneho turemeza. Duhitemo simukadi tuvuge iriho amafaranga ni iya kabiri, tuyihitemo. Yes, dutegereze. Reka twiyihere undi, uyu nguyu ndabona ngo bidakunze, tuyihere undi. Twihitiremo undi biri buze gukunda. Yes. Okay. Rero urabona bahita banyereka ngo ugiye kwishyura cyangwa se wishyuye Alphonse Hakizimana amafaranga 500, ikiguzi ni 20, noneho nkahita ashyiramo umubare w'ibanga, bikaba birabaye. Ewana, gahunda ntibyikorere kandi biroroshye. Nyarukira kuri Play Store uyi downloading. Njye ni Desire Niyomugabo, bakunda mugire